Waramutse neza, igitondo cyiza. Ntekereza ko iyi video ikugezeho mu gitondo nk'uko nanabivuze ko nzajya ntanga amavideo ya mu gitondo cyane cyane ay'ijambo ry'Imana. Ntabwo ushobora kumva uburyo ki nishimye kuba mbonye umwanya wo kuganira nawe ijambo ry'Imana. Ndifuza ko twiga Bibiliya, ndifuza ko buri gitondo najya nguha video y'ijambo ry'Imana twiga Bibiliya. Ndifuza ko tuzahera mu Baroma, tugiye guhera mu gitabo cy'Abaroma. Ijambo ry'Imana ni ryiza, ijambo ry'Imana riraryose, ijambo ry'Imana ririmo ubwiru, uretse ko bitakiri ubwiru, Imana yarabihishuye. Ariko ikintu gishimishije ni ijambo ry'Imana rirubaka, ijambo ry'Imana rirakiza, ku buryo nanagusaba nti umfashe unsengere, kuko uko mbyifuza nifuza ko buri gitondo najya nguha ijambo ry'Imana tukiga Bibiliya, tugasangira ijambo ry'Imana, tukiga Bibiliya koko nyakwiga. Kubera ko nk'ubu ndaguha urugero, ushobora kuguha urugero ubajije abantu benshi. Hari abantu benshi ushobora kubaza umubaza uti ni mpamvu ko uri Umukristo, baguha ibisubizo bitandukanye. Hari uwakubwira ati nuko nakuze iwacu nsanga ari Abakristo, nuko imiryango yacu ni Abakristo, nuko numva mbikunze, numva nkunze kuba Umukristo. Akakubwira ko akunda indirimbo zo kuramya zibamo, akunda ijambo ry'Imana ryigishwamo. Haba hari ibisubizo byinshi, urashaka kuguha ibisubizo byinshi. Hari abaguha ibisubizo by'ukuri n'ibitari iby'ukuri. Iby'ukuri gute? Iyo ndi kuvuga ibitari iby'ukuri, ndavuga impamvu yakwiye gutuma uba Umukristo. Iyo ukuri ijambo ry'Imana iraryerekana. So nagusaba ngo tuzabane muri iyi gahunda, kandi umfashe unsengere kugira ngo izakunde, kuko ndabizi ko Satani atabishaka. Ndabizi ko Satani adashaka ko iki kintu gikorwa. Ndabizi ko atishimira ko ijambo ry'Imana ryigishwa, ariko hamwe no gufashwa n'ubuntu bw'Imana ndabizi ko Yesu azadufasha. Rero nkwifuje igitondo cyiza. Ndifuza kutangira mu gitabo cy'Abaroma. Mbere yo gutangira reka mbanze nsenge, noneho dutangire. Ndifuza ko ibi bintu bizahoraho, kuko icyambere bimpa umunezero udasanzwe kwigisha ijambo ry'Imana, kandi nanone nzi ko ari bwo bushake bw'Imana. Nzi ko Kristo yifuza ko twigisha ijambo ry'Imana cyane, kandi nzi ko bikugirira akamaro. Reka dusenge noneho dutangire. Mwami Yesu, ndagusabye ngo muri uyu mwanya izina ryawe rihabwe icyubahiro, iri jambo risohoze umugambi ufite kuri buri muntu wese uri buryumve. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. So tugiye gutangira ko yarimbuvuze, turatangira n'igitabo cy'Abaroma. Igitabo cy'Abaroma kirimo ukuri gukomeye, ukuri kw'ingenzi cyane, ku buryo ni igitabo gikomerera abantu benshi, kandi birumvikana kirimo amagambo akomeye. Na Petero yavuze ko amagambo ya Paulo afite ukuntu akomeye kuyumva, ku buryo ushobora kuyagoreka cyane rwose. Abantu baravuga ngo baswa barayagoreka. So ni igitabo kiryoshye cyane, kirimo ukuri kwinshi. Nifuza ko tutangira muri kino gitabo, tukazakomeza n'ibizakurikiraho hamwe no gufashwa n'Imana. So ndashaka kubanza gusoma, none ndahera ku murongo wa mbere, ndaza kugeza ku murongo, ndumva ari umurongo wa 6, cyangwa se umurongo wa 7, niho ndi busoreze. Umurongo wa mbere yanditse ngo, Paulo imbata ya Yesu Kristo wahamagariwe kuba intumwa. Ndagenda nsobanura hamwe na hamwe, hari ahantu ndi bugende nsobanura kubera ko ari ingenzi. Ngo Paulo imbata ya Yesu, yakoresheje iri jambo imbata kubera ko imbata mu Cyongereza ni servant. Imbata ku Bagiriki, uretse ko ntabwo ari Abagiriki gusa, no mu Bisirayeli imbata yari umuntu wakoraga ku gahato kandi adafite umudendezo, yagomba gukora ubuzima bwe bwose. Uretse ko mu Bisirayeli Imana yari yaratanze itegeko yuko ku mwaka wa 7 imbata zose, aba-esclave bose babohorwa bagahabwa umudendezo. Noneho uwumva akunze umukoresha we, noneho umukoresha akamufata, akamupfumura ugutwi, akamwereka ikimenyetso cy'uko agiye kuba imbata ye by'iteka ryose. Ariko mu Bagiriki bo iri jambo imbata mu Bagiriki, mu Kigiriki giswe doulos, bo ni yari imbata nyene yabaga
ari umuntu ukorera undi ku gahato, atabihisemo ku gahato, kandi akazakora ubuzima bwe bwose, ku buryo ahenshi iyo abenshi baracikaga, donc iyo wafatwaga wacitse wahanwaga ibintu bikomeye birimo no kwicwa. So we kuvuga ko Paulo ari imbata ya Yesu, we yabivuze muri sense yuko donc ni imbata ikorera Kristo, ni imbata ya Yesu ariko imbata yabihisemo, donc no gukorera umwami, yahisemo gukorera umwami abikunze kandi byiteka ryose. Aravuga ngo wahamagariwe kuba intumwa kandi watoranirijwe ubutumwa bwiza bw'Imana. Iri jambo ubutumwa bwiza ni gospel mu Cyongereza, ni gospel ryiswe ubutumwa bwiza nyene mu Kigiriki, nicyo risobanuye ubutumwa bwiza. Abagiriki bavuye barikoresha mu nyungu zabo, cyane cyane Abaroma barikoresheje mu nyungu zabo, ku buryo barikoreshaga mu kuramya abami ba empereur babo, noneho bakabikoresha bari gutanga ngo ubutumwa bwiza. Tuvuge nk'ubu niba umwami yabyaye, bakavuga bati donc ushinze gutanga amatangazo akaza akarangura ati ubutumwa bwiza. Donc abantu bakaba biteze nyine ko hari ikintu kiza kigiye kuva ibwami, hari amakuru meza agiye kuva ibwami, akababwira ibyo ari byo. So ubutumwa bwiza hano buri kuvugwa, ibyo Paulo ari kuvuga bitandukanye n'ibyo ngibyo. Donc we reka nze ngusomere icyo yari kuvuga hano, ngo kandi watoranyirijwe ubutumwa bwiza bw'Imana, ubwo yasezeranije kera mu kanwa k'abahanuzi bayo mu byanditswe byera, buvuga iby'umwana wayo wavutse mu rubyaro rwa Dawidi ku mubiri, kandi werekanywe n'ubushobozi ko ari umwana w'Imana mu buryo bw'umwuka wera, bigahamywa no kuzuka kwe, niwe Yesu Kristo umwami wacu. Donc ubutumwa bwiza ari kuvuga hano ni Kristo ubwe, ni Yesu Kristo. Aravuga ati yabyawe n'umubiri kuko yaje ari umuntu wujuje, ari umuntu 100%, ariko kandi ngo yerekana mu buryo bw'umwuka, kugira ngo mu buryo bwerekana ko yari n'Imana 100%. Ubutumwa bwiza rero ni Yesu Kristo. Natangiye mvuga nti abantu benshi ushobora kubaza impamvu ari abakristo, bakakubwira ibisubizo bitandukanye. Mu by'ukuri impamvu turi abakristo nuko turabo nguwo nyene, turaba Kristo, turaba Yesu, turaba uwo nguwo, twakijijwe n'uwo nguwo. Ubutumwa bwiza ni uwo nguwo, ni Yesu. Ubutumwa bwiza ni Yesu. Muri Matayo 24:14 niho Matayo yanditse avuga ngo kandi ubutumwa bwiza buzabwizwa amahanga yose. Donc buzakwirwa amahanga yose. Ubutumwa bwiza yavugaga avuga ngo nibwo imperuka izaboneka ike, donc izagira ikahitiza. Aravuga ko donc ubwo butumwa bwiza buvugwa ni Yesu bwe. Message, ubutumwa bwa Gikristo. Iki kintu cyumve ngishinge hagati cyane. Ubutumwa bwa Kristo, idini ya Gikristo, abakristo, abitirirwa Kristo, n'amadini yose yitirirwa Kristo. Nubwo amenshi abazwi ku by'ubuhanuzi, ibitangaza n'izindi message n'ubundi butumwa butandukanye, ntabwo ngiye kuvuga ko ubundi butumwa bwose atari bwiza. Ndavuga ubutumwa cyangwa se inyigisho zigishwa mu zindi topic, simvuze ko ziba atari nziza cyangwa se zidakwiriye, ariko igikwiye gutuma umukristo amenywa nk'umukristo nuko yemera ubutumwa bwiza ari we Kristo. Yemera ko Kristo yaje ari Imana, akambara umubiri, ni Imana yigize umuntu, yambaye umubiri kugira ngo aze aducungure. Nibyo ngiye kugusomera nsoza hano, ngo kandi werekanywe n'ubushobozi ko ari umwana w'Imana mu buryo bw'umwuka wera, bigahamywa no kuzuka kwe, niwe Yesu Kristo umwami wacu. Niwe waduhesheje igikundiro no kuba intumwa ku bw'izina rye, kugira ngo mu mahanga yose habemo abumvira Imana babiheshwa no kwizera. Donc muri make ari kwerekana ko hari abantu bazizera, bagomba kwizera cyangwa se bizeye, abazamwizera bazaheshwa kuba ab'Imana kubera ko bayumvira binyuze mu kwizera uwo Yesu Kristo. Ngo kandi namwe muri bo abahamagawe kuba aba Yesu Kristo,
ndabandikiye ab'i Roma mwese bakundwa n'Imana bahamagariwe kuba abera, ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo. Ikintu nshaka wumva mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi nuko Paulo yakoze introduction kuri kino gitabo, yakoze introduction yerekana, donc yatangiye kino gitabo yerekana ko ubutumwa bwiza abwiriza, tuzayibona no mu mirongo ikurikiraho, ni Yesu. Donc mission ye, icyo avuga ni Yesu. Yesu niwe butumwa bwiza. Donc ubutumwa bwiza twabonye nuko Imana, umwana w'Imana, Imana yaduhaye umwana wayo kugira ngo aze. Imana yaje yambara umubiri kugira ngo tuzacungurwe, kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho, kugira ngo haboneke abazahabwa ubugingo buhoraho, kugira ngo haboneke imbabazi, haboneke kubabarirwa ibyaha, haboneke kuba umwana w'Imana, haboneke abazitwa abana b'Imana, haboneke abazaragwa ubugingo buhoraho. Ubwo nibwo butumwa bwiza. Icyo nicyo kigize Ubukristo, icyo nicyo kigize Christianity. Izindi message zose, izindi nyigisho zose ziba mu dini ya Gikristo, uko zaba nziza kose, nta meaning zaba zifite, zaba ari inyigisho zo kugufasha hano ku isi gusa, zitarimo Kristo, zitarimo kuvuga Kristo, zitarimo kuvuga uwo Yesu ari we n'icyamuzanye hano ku isi. Umutima w'idini ya Kristo, umutima w'Ubukristo, umutima, igituma agenda Umukristo, igituma nawe uri Umukristo, niba uri kunyumva uri Umukristo, igituma njye nawe turi Umukristo, turi Abakristo, nuko umwana w'Imana, nuko Imana ubwayo yavuye mu ijuru ikiyambura icyubahiro cyayo, Yesu akambara umubiri kugira ngo aze adupfira, aducungure, haboneke abazaragwa ubugingo buhoraho kubw'igikorwa yakoze. Ngira ngo uri kubyumva. Icyo nicyo gituma njye nawe turi Abakristo. Ntabwo ari izindi message nziza zibamo, ntabwo ari ubundi buhanuzi, abahanuzi bo n'abapfumu barapfumura, ni impano nziza izo zose, ariko ikitugira Abakristo ntabwo ari ibyo ngibyo. Ikitugira Abakristo ntabwo ari kubwirwa ko tugiye kubaho neza, cyangwa se tugiye kubona ibyiza, tugiye kubona amaviza, tugiye kubona ibyo byose. Imana irabitanga, sindi kubitesha agaciro. Ibyo byose Imana irabitanga. Imana itanga ibyiza, Imana itanga ubuzima bwiza, Imana itanga byose, irabitanga. Abakeneye abana barababona, n'Imana ibitanga. Abakeneye gutunga, Imana itanga ubutunzi. Abakeneye, n'Imana ibitanga. Ariko ntabwo ibyo ngibyo ari byo bigize Ubukristo. Ndi kubivuga mbishimangira kubera ko mu madini menshi ibyo nibyo bishyirwa imbere. Sindi kuvuga ko ari byo, ariko si byo bikwiye gushyirwa imbere nanone. Ilfo ko abantu bamenya Kristo. Ndabyibuka nkunze kubivuga iyo ngiye kwigisha ahantu, hari ahantu nagiye kwigisha ngasanga kubabwira ko Yesu ari Imana rurema, Imana yaremye isi n'ijuru, nkabona nsa nkaho ndi kuvuga ibintu by'inzaduka. Ibyo byose ni ingaruka z'imyigishirize z'ibyo abantu bagiye bigisha bindi, ntibereka abantu Kristo uwo ari we n'icyo yaje gukorera abantu. Nge nawe ikitugiza Abakristo nuko Yesu yavuye mu ijuru aza kudupfira. Ubwo nibwo butumwa bwiza. That is the gospel. Ubwo nibwo butumwa bwiza. Rero niyo introduction Paulo yakoze, nicyo Paulo yahereyeho kugira ngo n'ibindi byose birumvikana, n'ibindi byose azavuga bifite urufatira aho ngaho. Rero reka ngarukira aha ngaha, tuzakomezanya. Igitabo cy'Abaroma kirimo ibintu byiza cyane, ariko udafashe umwanya ngo witonde ushobora gucikwa nabyo, cyangwa se ukabisoma ukabyumva mu bundi buryo. Tuzabane rero twige ijambo ry'Imana, muri twige Bibiliya ya buri munsi, buri gitondo. n'Imana nishoboza kandi ndabyifuza, buri gitondo nzajya ntanga video y'ijambo ry'Imana nsobanura, nigisha Bibiliya. Ndifuza ko njye nawe twiga Bibiliya tugasobanukira ijambo ry'Imana ritubwira. Rero ubutumwa bwiza Paulo yaje kubwiriza, yaje kuvuga umwana w'Imana wavuye mu ijuru. Yaje kuvuga nk'uko Yohana yavuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Nicyo Paulo nawe ari kuvuga. Aravuga ati nje kubabwira Kristo wambaye umubiri akaba umuntu 100% kugira ngo abone kuducungura. Yagombaga kuducungura yambaye umubiri 100%, ariko kandi yari n'Imana 100%. So reka ngarukira aho ngaho. Ubwo Yesu adufashe kugira ngo afashe kandi adufashe
nimbona undi nanone, nimbona indi opportunité, dukomeze twiga ijambo ry'Imana buri munsi nk'uko mbyifuza. So ndakwifuriza kugira umunsi mwiza, ubane na Yesu. Yesu akurinde, aguhe umugisha, akurinde mu buryo bwose, aguhe umugisha mu byo uri gukora, kandi ikiruta byose aguhe kurushaho kumumenya. Ugira umunsi mwiza.